barre d'official nk'ibisanzwe. Kuri iyi nshuro tugiye kurebera hamwe rino tangazo rya HEC, aho yamaze gushyira hanze ko application muri RP bashobora gusaba inguzanyo. Abanyeshuri bose babaye admitted muri university, muri Rwanda Polytechnic bashobora gusaba loan. Hano rero tugiye kurebera hamwe byose, turaca mu iri tangazo tw'ubutaka vuba vuba, tunareba ese ni gute wabyikorera cyangwa se ugasaba loan ku giti cyawe. Nkwibutsa ko iyo wishamo ikintu kimwe hano rwose amahirwe yawe waragize ya admitted ahita gupfana ubusa, kandi iyo bigeze aha bisa nkaho byamaze kurangira. Niba ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, kora like kuri video, comment, share, kora subscribe, fungura inzogera tujye tubana igihe cyose. Njye tugiye kubana no Bardi Official. Turafungura iyi link. Bardi Official, isoko ku ikoranabuhanga, internet za future. Kora subscribe tubana igihe cyose. Rero nkuko muri kuyibona hano, iyi ngiyi tuyifungure, murabona uhita ugira choice. Tuba dufitemo hano choice ebyiri. Dufite iyo bita apply loan undergraduate, tukagira n'indi bita requested loan result. Ibi ni ibintu bibiri bitandukanye. Hano ubu ugiye ku applyinga ku muntu uri undergraduate, noneho request loan result hano numara gukora loan, igihe result zizazira uzajya uza hano ushyiremo registration number, uhita ureba icyo bita result. Zabereka n'ibindi bintu tuzagenderaho, ariko ibyo sibyo tubyatuzanye. Noneho twe tugiye kwirebera ahubwo hano urakandaho hano numara iyo ukanzeho reba barakwereka ngo application form, please fill your information in field below and click to apply. Hano rero hari ibintu tuba tugomba kwitondera, ntabwo ari ibintu byo guhubukira. Hano wibeshyamo ikintu kimwe, application yawe yose igapfa, ugasanga wataye igihe cy'ubusa n'amafaranga yawe wataye urayahombye. Hano mbere na mbere ukubitamo registration number yawe, ushyiramo registration number yawe. Wamara gushyiramo registration number, ukiharenga hano bahita bashyira amazina yawe ahita azamo. Urabona ntangiye kwandikamo ibintu runaka, nkigira gutya bahise bambwira ngo double check your number and try again. Eligible candidate are national who completed senior 6 in 2023 and admitted at University of Rwanda. Bivuze yuko nyine hano dushyizemo dushyizemo reg number itariyo. Hano ugomba gushyiramo reg number yawe, amazina hano ahita yizanamo. Hari ibintu hano bituzuzwa bita byuzuza, ahubwo hano uhitamo niba uri umuhungu cyangwa uri umukobwa. Noneho hano ushyiramo nimero ya telefoni, national ID umaze kwishyiramo, hano amazina ukashyiramo ya mama wawe, papa wawe, guardian. Index number ntayo ushyiramo kuko washyizemo registration number, index number izaho, ndetse email nayo ukayishyiramo. Amanota ntayo ushyiramo kuko bashyizemo index number. Hano combination katwara urugero nk'umuntu wize ikoranabuhanga nka ICT, ndimbihuhuye tugere ahanga nk'umuntu wize ikoranabuhanga, ushobora kuza ukarebamo nyine hano ugahigamo wenda nk'ahantu hari ibintu bijyanye na ntuza yawe, nyine ugahitamo icyo ushaka, counting ibiki byose. Maze kandi duhitemo nk'uwize computer electronics. Nuhitamo iyi uraza hano ngo aha hari utuntu rero abantu benshi batajya bakunda kwitaho: RP STEM, RP non STEM, UR STEM, UR non STEM, RICA STEM. Turareba ko ibintu hanini bya mbere bine by'imbere. Ubundi iyo bavuze STEM ubundi ni ikintu cya kirimo ibintu by'amasiyansi, gifite ahantu gihuriye n'imibare na za siyansi cyangwa se ikoranabuhanga. Non STEM urugero nk'ibintu by'indimi, ibintu nk'ibyo, nta bintu by'amasiyansi biba mu nacyo. Rero nk'umuntu wiga ibintu birimo ibintu by'imibare, ikoranabuhanga, ni RP STEM n'ibitamo n'urugero.
umwaka washoreje guhera hano 2010 kugeza hano neza birimo. Ikindi ni icyo bita academic year, ugahitamo ubwo ni academic year turimo nyine, so byumvikana se. Noneho ubwo mwebwe academic year murimo ni 2025-2026. Noneho tuition fees yo urayihorera gutya, college yo iriho kuko reg number yo washyizemo college na campus na education levels ibyo byizanaho. Harimo ibintu hano mutazajya mumuzuza kuko bizajya bitabyizanamo. Hano hitamo akarere kawe, reka duhitemo wenda nka Kicukiro. Niba uhisemo nka Kicukiro, hano uza mu murenge. Kwibutsa yuko hano nta kintu ubaye nta kintu wahisemo. Hano nta kintu wahisemo, hano naho nta kintu wabona. Hano niba uhisemo nka Gasabo, hano ugahita bakwereka imirenge yo muri Gasabo, wenda Bumbogo. Nimitamo Bumbogo, baranyereka utugari two muri Bumbogo. Kinyanga, Musave, Mvuzo, Ngara, bahita banyereka n'imidugudu wenda Munini. Iyo ndangije rero gutya nta kindi nkurikizaho uretse kuza hano ngakora hehe, hano handitse apply. Ariko ntiwahakora utujuje ziriya field kuko urabona bayisanga please provide all necessary information. So ushimire rero wowe twabanye muri iyi video, kora subscribe, tera comment uko wayibonye, nkubwira ko amakuru yose ajyanye na application, scholarships, digital skills, online success, isoko ku ikoranabuhanga, internet za future. Kora subscribe tubane igihe cyose.